Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero nagira ngo tuze kuganira ku buhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho Imana idufasha kugira ngo ibe ari Imana imwe rukumbi. Niba rero wemera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ugomba kwemera n'ubuhambare bwayo. Urugero, reba hano iyo twibereye mu mazi, hano nta muntu n'umwe uhari ufashe iki cyombo, ariko n'ubuhangange bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imana rero irahambaye, Imana irakomeye, Imana ishobora byose. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwiye ngo nushaka kuzaza umenya ubuhambare bw'Imana, ujye ureba mu byo yagize gute, mu byo yaremye. Hano tugezemo hagati, ariko Imana Allah subhanahu wa ta'ala yaremye isi n'ijuru, yarangiza ikarema n'amazi, ariko abantu bakagira ubwo bwenge. Ni gute utashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Shimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala ni ibintu byiza, kandi ni ibintu byiza bifite agaciro, ariko wowe nubaho udashimira Allah subhanahu wa ta'ala, uzamenye ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Moteri dufite, ariko turi kugenda hejuru y'amazi. Allah subhanahu wa ta'ala ni igihangange, afite imbaraga zikomeye cyane, afite gahunda nyinshi aba yageneye ikiremwa muntu. Rero mu bintu bitatu Allah subhanahu wa ta'ala azakubaza ati, ko wabayeho imyaka 100 cyangwa ko wabaye imyaka 15, izo mbaraga wazikoresheje iki? Allah subhanahu wa ta'ala azongera kubaza ati, umutungo wari ufite wawumarishije iki? Uriya mutungo niba wari ufite ikintu wawumarishije, Allah subhanahu wa ta'ala azakubaza ngo wawufashishije abakene, uwo mutungo ufite ese wafashije imfubyi? Ariko niba uwo mutungo wawe nta kintu wawufarishishije Allah subhanahu wa ta'ala, icyo gihe azagira gute? Azabikubaza. Ngo rero bavandimwe, bantu mutubona namwe mutumva, ngewe natangaye cyane, ariko umuntu yanyigishije ati bagashya bacya, aha turi mu kiyaga, ariko narebye ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala asanga burakomeye. Kera intumwa y'Imana Yunus cyangwa Yona, Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye kujya kubwiriza ubutumwa, ageze harabyanga, ariko Allah yamweretse ko ashoboye. Yari mu kiyaga nk'iki ngiki, Yona arimo arahunga ukubwiriza abantu baho, agiye kwambuka, haza igifi kinini kiramumira, ariko ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Yona yaravuze ati, Mana ndagusaba kugira ngo unyorohereze. Bukeye bwaho agiye asanga Yona ifi yamurutse. Icyo gihe rero n'ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ndabagira inama yo gukomeza gutinya Imana, mukuru kwitinya, kandi muramenye mutazava hano ku isi mutaraba bemera Imana nyakuri. Wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh my God.